ngo abisi ntabwo bazemera abana banjye ngo ariko data ntabwo ngusabye ngo bakure mu bisi ngo ahubwo barindiremo. Iyo ufite Yesu uba ufite ubushobozi, iyo ufite Yesu uba ufite imbaraga, iyo ufite Yesu Imana ishimwe kwa titarasi megereya. Izo ni imbaraga z'amasengesho, ni imbaraga z'amasengesho. Njyewe ndafashijwe pastor, nukuri njyewe turi no kuganira gutya ijwi ry'Imana ramwe nkubwire ngo hari igitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Sengesho ndangije mfata umwanya ndasenga, irambwira ngo ndashaka gukora ikintu gikomeye kandi icyo kintu nzakora ngo n'isi yose zakimenya. Hari bakunzi ubugingo bushya Gospel TV, izina ry'Umwami wacu nirihimbazwe kandi turabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nge muri kubona kuri microphone ni Rukundo Emmanuel, ariko uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana nawe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni munyemerere nawe tumwakire atwibwire. Karibu pastor. Turabasuje mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Pastor Joshua Gasigwa, ndi umugabo nkunda Imana nabayo. Imana iduhaze byiza. Amen. Turishimye no kuri kwabona kandi turanezerewe kubabona. Twagiye twigifuza byinshi ko twagira ijambo ry'Imana tuganiraho, ariko uyu munsi Imana irabashoboje. Imana nibampera umugisha. Amen. Reka n'ubundi nk'uko dusanzwe twiragiza Imana mu imbere ko dutangira ikiganiro cyacu, reka n'ubundi tubanze dusenga Imana, tugire ijambo tugeza ku bakunzi bacu, tugeza ku banyarwanda, tugeze no ku bantu bagiye batandukanye babana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, waraturinze twari dupfuye, uraturokora twari dutagangaye, warinze Pastor Joshua natwe nanjye urandinda, urinda n'abakunzi bacu bose bagiye batandukanye, urinda n'igihugu cyacu. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ryawe, unyemerere rigire umumaro kandi risenye ibihombo byose Satani yubatse ku bantu bawe. Uyu munsi iri jambo rigire agaciro ku muntu wese. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe kandi ryubaka imitima benshi. Tubisenze tubyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Umutima wanjye urishimye kandi ndanezerewe kuko harashize igihe ntari kuvuga ku kwamamaza ijambo ry'Imana mu buno buryo bwa social media, ariko uyu munsi wa none nabwo Imana ishimye ko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ariko buriya ndatinze we agaseke dufitiye mwino minsi, cyane ko mwakoze urugendo rurerure mugera hano. Ijambo uri kumva riri kukubaka mu buzima bwawe nirihe kugira ngo ntiharire umwanya cyane? Imana itugirire neza. Ijambo Uwiteka Imana nshize ku mutima ni ijambo rivuga ngo imbaraga zo gusenga. Muri iyi minsi maze mu gihe ndi gutekereza, nkabona ibintu byose bisigaye byarabaye ukundi kuntu, ugasanga abantu bagize kwiheba, ugasanga abantu bavuye mu byizerwa. Bituma ntekereza cyane, mfata ibintu ngenda mbisanisha n'ibindi, ariko ngiye nsanga nubwo abantu bacitse intege, ariko ubu ngubu numva dukeneye izindi imbaraga muri twebwe, imbaraga zo kudufasha, imbaraga zo kudushoboza guhangana, imbaraga zo kudufasha tukagira aho tuva tukagira naho tugera. Rero muri iyi minsi nta rindi jambo riri kumfasha usibye gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Mwadufasha mukadusomera nk'iryo jambo ryo kutubwira imbaraga z'amasengesho kugira ngo turivugeho n'ukuri. Ni ijambo riri hano mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 7. Haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nuko manga agakingurirwa. Twakire neza ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Imana imaze iminsi iri kumpa cyangwa se ndi gusoma, ariko nkumva hari ibindi biri kugenda byiyongera muri ngewe. Ijambo gusenga, ubundi iyo tugiye mu busobanuro bwo gusenga, ushobora kuba nkurikiye uri hirya no hino ku isi, ariko iri jambo gusenga buri muntu wese agenda risobanura, akarisobanura uko abyumva cyangwa se uko abifata, ariko ubusobanuro bwabyo byimbitse nanjye Uwiteka Imana yagize kumpereza ni ijambo dushize mu kinyarwanda cyacu rivuga gusaba.
yego ubundi iyo umuntu ari gusenga aba ari gusaba Imana ishimwe kandi iyo umuntu ari gusaba asaba ibintu adafite niko bimeze cyangwa se ibintu adashoboye mu yandi magambo urabona nk'iyo umusirikare cyangwa se tujya dukunda kugira ibihugu ukumva ibihugu cyasabye u Rwanda ngo ngwino duhagararire ejo bundi twumva ukuntu u Rwanda rwagiye guhagararira amatora muri Central Africa nuko babonaga yuko hari ikintu u Rwanda rusha Central Africa no kuvuga ngo hari umutekano bareba bakabona mu Rwanda barangiza bakavuga ngo natwe tugize nk'uyu mutekano byadufasha rero bihita bibasaba kugira ngo boherere basabe u Rwanda barubwire ngo mudufashe mutwoherereze ubufasha bw'umutekano hanyuma n'u Rwanda narwo rwumva gusaba kwabo ruboherereza b'abasirikare rero iryo jambo gusaba umuntu asaba ikintu ariko ikintu cyane cyane akeneye atarasanzwe afite akeneye ubufasha runaka akeneye support ubwo nibwo busobanuro bwo gusenga no kuvuga ngo iyo uri gusenga uri kubwira Imana uri kubwira Imana ngo Mana ndagukeneye muri ubu buryo ubwo buri gusaba ubukeneye support y'ikintu runaka kugira ngo uze gutsinda cyangwa se ugira aho uvugire naho ujya bitewe n'ubufasha ukeneye hanyuma rero Uwiteka Imana ari kumpereza rino jambo aravuga ngo musabe muzahabwa aya ni amagambo yavuzwe na Yesu abigishwa mu gihe bakurikiraga Yesu benshi bagiye bamukurikira kubw'intego runaka ndabyumva neza tugiye kureba dusanga mu bigishwa ba Yesu hari umwigisha waruhije Yesu cyane ni umwigishwa bita Petero uyu Petero mu bigishwa ba Yesu batinze kwemera yararimo kuko ngo yiye Petero yagiraga ibibazo byinshi ikindi cya kabiri cyari kizwe kuri Petero yari umuntu wari ufite imyaka myinshi kuruta abandi bigishwa noneho icya gatatu ngo Petero ni umuntu mbese wari ufite umwuga yari yarakuriyemo ari wo mwuga wo kuroba none Yesu araje abwiye Petero ngo nkurikira amuvanye mu burobyi icya kabiri Yesu ni umwana kuri Petero icya gatatu Petero afite umuryango agomba kwitaho nawe arangije aramukurikira ariko amukurikirana amakenga ndabibona rero muri ibyo bihe byose muri iyo minsi yose hari ibintu Yesu mu gihe yabanaga n'abigishwa yagendaga akora ariko abigishwa bo nabo bagashaka kubyigana ariko bikabananira niyo mpamvu Yesu yageragezaga kwifungura kugira ngo yisanishe nabo akagerageza kubagira inama no kubabwira amabanga akababwira ngo mubigenjeje gutya byagenda gutya urugero hari ahantu bagiye gukora umurimo w'Imana Yesu amaze kubohereza baragenda bajya gusenga ngo basengera umuntu wari waratewe n'abadayimoni ariko abo badayimoni batinda kumuvamo mu yandi magambo baragiye barasenga ariko bagenda badafite kwizera guhambaye mu gihe bari gusenga ngo wa muntu arabahindukirira arabirukankana ugasanga umuntu umwe yarari kumusengera mumwe mu bigishwa yamwirukankishira murenza umusozi n'undi yamwirukankishira murenza umusozi hanyuma birabayobera ngo bibayobeye inkuru ziramamara zigera kuri Yesu bati Yesu abigishwa bagiye gusengera umuntu ndabyibuka ariko bamaze kumusengera birapfa biranga ntibamushobora ahubwo abarema ibisebe Yesu ngo ageze kuri wa muntu ategekesha ubutwari ndabyumva amaze gutegeka ntabwo yasenze ibintu byinshi ahubwo yarasabye se wo nanyi bise byibuka ndabyibutse cyane ngo nicyatumye ubundi Yesu akoresha ubutware bwe bwo gusenga Yesaya yaramuhanuye aravuga uti cyambere uyu mwami wacu Yesu Kristo ugiye kuzaza icyambere ngo azitwa igitangaza irindi jambo rya kabiri yamuhanuye Yesaya yaravuze ngo ubutware bwe buzaba ku bitugu bye arongera amuvugaho ati azitwa data wa twese arongera avuga ngo azitwa umujyanama ubundi Yesu ngende kubona hariya yari ari gusengera uriya murwayi ikintu yari ari guhishura cyambere yari ari guhishura ubutware irindi jambo yari ari guhishura igitangaza irindi jambo yari ari guhishura akazitwa umujyanama inshuti yanjye ngutangarije ngo kuba ufite Yesu uba ufite ubutware iyo ufite Yesu uba ufite ubushobozi iyo ufite Yesu uba ufite imbaraga iyo ufite Yesu Imana ishimwe kuko njye mpise mbyibuka neza yarabihanuye neza Yohana aravuga ngo ufite uwo mwana pastor afite ubugingo ufite uwo mwana afite ubugingo ndafashijwe ufite uwo mwana ni ufite imbaraga ndafashijwe izi mbaraga z'amasengesho ubundi tuba turi no gusohoza tuba turi no kuganira n'Imana ikindi tuba turi no gusaba niyo nzira tuba turimo tuganira n'Imana dusaba niko bimeze no mu gusenga ikindi kintu kinezeza gusenga ubundi tutiriwe tuvuga cyane wenda ngo dutinde n'aya magambo Yesu yavugaga wowe ubwawe pastor nta hantu wagiye ubona imbaraga z'amasengesho zakoze mu ruhande rwawe
hanyuma nibyo nari ndi kukubwira aho ngaho. imirimo nabonye yavuye mu gusenga ni myinshi. Icyambere ubundi hari ibyo Yesu yavuze muri iri jambo, yaravuze ngo musabe muzahabwa, Amen. mushake muzabona, Yego. mukomange muzakingurirwa. Ngiye mu buzima bwa mbere yo gukizwa nabayeho mu buzima bubi ntagira ijambo, ariko yumvise gusenga impereza ijambo. Haleluya. Nabayeho mu buzima budasobanutse, ariko Imana yumvise gusenga. Yarabyumvise n'ukuri. Niko bimeze. Nabayeho mu buzima meze nk'inzererezi cyane, ariko Imana yumvise gusenga ikora ibikomeye. Irabikora. Niyo mpamvu nabonye ibintu byinshi bitandukanye bivuye muri uko gusenga. Yanyubakiye urugo, ndabibona rwose umugabo ushimishije. Yankoreye buri kimwe cyose, nyishurira inzu, amateka yo arivugira. Idukorera ubukwe nta n'igiceri na kimwe mfite, nta n'ababyeyi ngo wenda mfite papa, mfite mama, mfite na babandi bakomeye cyane, ariko Imana yumva gusenga, inkorera ubukwe, nta kintu itakoze, nta n'ahantu itakuvana, isenze neza, nta naho itakugeza. Niyo mpamvu umwanditsi w'ijambo ry'Imana yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi, ngo iyo asenganye umwete. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Twatari kugana kuri ijambo, muraza kumbabarira. Rivuga ngo ku mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Iyo wafashe umwanya ukavuga ngo ugiye gusenga, ndabyibuka umunsi umwe turi gusenga, hanyuma Imana iza kudufungura amaso, iravuga ngo nimusenge, dore ibihe bizagenda gutya, bizagenda gutya, bizagenda gutya. Abatari bari mu mwuka ntabwo bageze gusobanukirwa, ariko iyo usenze kandi ugasengesha umwete. Pawulo yaranditse mu Bakorinto ibice 14 aravuga ngo nzasengesha umwuka iteka, ngo ariko kandi nsengesha n'ubwenge, ngo nzaririmbisha umwuka, ngo ariko ndirimbishe n'ubwenge. Iyo usenze ugasengana ubwenge, Imana ikakubwira amakuru, irabikora kandi ikesha icyubahiro, igasohoza ibyo yavuze. Niyo mpamvu iyo turi mu gusenga, turi kuvugana n'Imana, ujya kumva tugeze ku ndiba y'umutima w'Imana cyane, ikakubwira ngo Rukundo, dore nzakora ibi, nzagira gutya, nzagira gutya. Ibyo ntabwo biza biri mu kiganiro gisanzwe, ahubwo iyo wafashe umwanya wo kwiherera ugakora cya gikorwa cyo bita gusenga. Haleluya. Tubyibuke cyane Petero nawe muri cya gihe ngo ni igihe kimwe mu bice bya 12 byakozwe n'intumwa, ngo ni igihe kimwe ngo bari bamaze kwica Yohana, bashaka kwiyongeza Petero, ngo abitorero bagira umwete wo gusenga, basenga Imana. Uzi ko isengesho rivuguruza imigambi Satani aba afite ku muntu, uzi ko isengesho rivuguruza imigambi y'abarozi y'ibyo bari batekereje kuzakora, uzi ko isengesho ryubaka urugo bari bavuze ngo ntago uzubaka urugo, uzi ko isengesho, ariko Mana we, uzi ko isengesho rikurihira amashuri, uzi ko isengesho bagira gutya bakagutabika bakavuga ngo nta nicyo uzimarira, ariko kubereka imbaraga z'isengesho Imana ikagira ikintu kumarira. Uzi ko isengesho rigira gutya kubw'imbaraga z'amasengesho ni nazo zitwicaje kwikamera, kubw'imbaraga z'amasengesho ni nazo zikwicaje kuri kamera, kuko hari ibintu Imana yaravuze ngo uzicara kuri kamera isi gukurikirana. Izi ni imbaraga z'amasengesho. Hotashika labasido mesaso harabine sasoma titarasimegreria. Izo ni imbaraga z'amasengesho, ni imbaraga z'amasengesho. Njyewe ndafashijwe pastor, nukuri njyewe turi no kuganira gutya, ijwi ry'Imana yamwe nkubwire ngo hari igitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Imana ishimwe. Uzi ko ndi kubona ngewe hari misiyo, hari ahandi hantu Imana igiye kuguhereza ubutumwa kubw'imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zirema ibintu bitariho, bikabaho gusenga. Yesu ashimwe cyane. Hari akantu nyibukije. Yego. Umunsi umwe Imana arambwiye ngo mwana wanjye, ndabyumva, fata amasengesho. Ndangije mfata umwanya ndasenga. Irambwira ngo ndashaka gukora ikintu gikomeye, kandi icyo kintu nzakora ngo n'isi yose zakimenya. Hari ijambo nyibukije uravuga no kuba turi imbere y'iyi kamera, mpagaze kuri iyi channel ndi kuvuga ijambo ry'Imana isi nkurikiye, nabyo biri mu bintu twasengeye. Buri kintu cyose kibaho Imana yo mu ijuru bigendanye no gusenga, yaravuze ngo musabe
kandi numugira icyo musaba mwizeye muzagihabwa. Ni ukuri ntahitakuvana ntahitakugeza. Hanyuma hari umuntu umwe yigeze gusenga ngo afata umwanya, yarabonye kondisiyo y'ubuzima bimunaniye. Umugore bita hano abona nta kintu na kimwe yakora, abona n'imiryango yose yaramwanze, arangije ngo arebye aravuga ngo nta yindi nzira asigaranye, umugabo wanjye byaramunaniye. Buriya hana yafashe icemezo, abonye yuko hari ibintu bitakorwa n'umugabo, abona ko hari ibintu bitakorwa n'umuryango. Umukobwa ngo arangije afata icemezo yerekeza inzira, aragenda aravuga ngo ngiye kubonana n'Imana ariko binyuriye mu gusenga. Ngo ahagere ahita yunguka ikindi gitekerezo. Buriya hari ibintu abatambyi batakemura, ndabikubwiye n'ukuri, kuko ngo n'umutambyi amubonye yaramwitiranije. Ariko ntabwo ari wasoma ijambo rivuga ngo Zakariya baramutoranije ngo ajye gutambira abandi bitambo, ageze ahubwo yihurira n'igisubizo cye. We yihura n'igisubizo cye, babandi bakiri inyuma baravuga ngo aratuzanira igisubizo, ngo ageze hanze ngo kuvuga biramunanira. Mu yandi magambo ntabwo yari abafitiye ibisubizo byabo, ahubwo cyari igisubizo cye. Bishatse kuvuga ngo hari igihe kiba gikenewe Uwiteka Imana akagukenera wowe peke, mukiganira mukajya muri situation yawe nayo ikakujyana muri lokale mukicarana igakora ibikomeye. Rero iyo wageze mu mwanya wo gusenga uba uri gukora ku ndiba y'umutima w'Imana. Bibiliya iravuga ngo nibyo amaso yacu atarabona, niko Paulo yandikira Abaheburayo, ngo nibyo amatwi yacu ngo ibyo ngibyo nibyo Uwiteka Imana yateguriye abamubaha binyuriye mu gusenga mu masengero. Haleluya. Binyuriye mu masengesho Imana ikagenda igakora ibikomeye. Dufite abantu benshi bafite ubuhamya bageze kure, bamaze kumva inzira y'amasengesho. Ikintu kibyica umukozi w'Imana no gusanga abantu bafata ibintu byo gusenga bikafata nk'imihango, ariko gusenga iyo bamenye na amahame ya buri munsi, n'ubuzima tugenda tubamo bwa buri munsi. Nukuvuga ngo iyo uri gusenga Imana uba uri mu buzima bwawe bwite. Iyo wamaze gusobanukirwa n'inzira yo gusenga rero ntabwo ahamugura n'ibihe, kuko iyo wamaze kumenya gusenga usobanukirwa yuko umugenga w'ibihe hari Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo tuzapfa tuzarama, niko Yesaya yasobanukiye amaze gusenga. Aravuga ngo Yobu nani Dawidi aravuga ngo ntabwo sinzapfa ngo ahubwo nzarama, ngo kugira ngo ntangarize abari mu isi y'abazima gukomera ku Uwiteka Imana. Hanyuma yinjiye mu masengesho umuhanuzi bitaga Yesaya ibice 50:7 aravuga kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Nico gituma ntamwara Imana ihabwa icyubahiro, kuko umwami Imana azantabara. Nico gituma ntamwara nta soni zo kubivuga. Ntamwara umuririmbyi ageze mu mwuka asobanukiwe n'amasengesho aravuga ngo nta soni mfite usibwe iz'ibyaha. Amanutse hepfo agiye mu kindi gice cy'indirimbo aravuga ngo ntabwo nzagira ubwoba, ngo ntabwo azagira ubwoba bw'ibimuca intege, ngo ahubwo ababimubwiye ngo nibo basawa. Haleluya. aravuga ngo have wabwoba we, have wabusambanyi we, have wabyaha we, namaramaje pe kujya mu ijuru. Nsengeye uyu mubyeyi urwaye, have wabugumba we. Nsengeye uyu musore wabuze imibereho, have twamaramaje pe kujya mu ijuru. Imbaraga z'amasengesho zirema ibitariho uyu munsi zigere ku uyu muntu. Imbaraga z'amasengesho zikora ibidakoreka bigakunda, zigere ku uyu mubyeyi utwite. Imbaraga z'amasengesho ziritura ibintu byananiranye bigakunda. Izi mbaraga z'amasengesho nizigereyo njyewe ndafashijwe. Izi mbaraga z'amasengesho nizigira ibintu zinyeganyegeza ku bwa kino kiganiro. Imbaraga z'amasengesho zigera muri Australia, zigera muri Amerika, zigera ahantu hose. Izi mbaraga z'amasengesho zihagere, kuko umwami Imana azagutabara. Ngo nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma maso yanjye ubundi ngo hakamera nk'urutare. Ariko pastor mfasha ubundi ndamburira muri Matayo ibice 6. Ubundi tuse nk'ahantu twasoreza gato tuvuga ku dukiduto two gusenga Imana, ubundi twisoreze kugira ngo abantu bumve. Inshuti yanjye uyu munsi Imana ikuntumyeho, niba waba ufite igerezo kingana gute senga Imana, Imana izakumvira. Nsomera ni ibice 6 urahera ku murongo waho inyuma cyane, ku bice byaho ku murongo waho ku murongo wa 12. Umurongo wa 12 umutwe waho uravuga ngo gusenga. Umurongo wa 12 aravuga ngo uduharira imyenda yacu. Ubundi tajya 12 banzo here kuri 11. Reka duhere ku 9. Reka duhere ku 9. Ibice byaho 6 Matayo ibice byaho 6 ku murongo w'9. Reka duhere ku 9. Yego. Aravuga ngo nuko musenge mutya muti. Yego.
data wa twese uri mu ijuru, yego izina ryawe ryubahwe, yego ubwami bwawe buze, yego ibyo ushaka bibeho mu isi yego nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abari mu myenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none iteka ryose. Amen. Ugiye gusoma ku murongo waho wa 10 ahangaha twari tugeze, banza umva ikintu cyanejeje cyane n'iri jambo Yesu yigisha abigishwa be. Yaravuze ngo data wa twese uri mu ijuru. Ubundi mbere na mbere iyo uri no mu gusenga banza wubaha Imana. Iyo ufite ikosa ryo gusenga utubaha Imana, mbere na mbere harimo kubaha iki? Imana. Ikindi izi umva agaciro k'isengesho noneho ngo ubwami bwawe buze. Today ubundi icyo usenga Imana by'ukuri mbere na mbere ubwami bw'Imana buraza. Wari uzi kuyoborwa n'ubwami bw'Imana iyo usenga. Ubundi Imana mbere na mbere kubwo gusenga ubwami bw'Imana buraza. Ubwami bw'Imana buze. Ikindi utubabarire. Habamo no kubabarirwa n'isengesho, habamo kubabarirwa. Ikindi habamo no kwihana. Umva no n'indi nyungu ngo uduhe ibyo kurya byacu. Nugusaba winjiye muri rya sengero, harimo gusaba. Ubundi ukimara gusenga imbaraga z'amasengesho zituma ubwami bw'Imana buza. Imbaraga z'amasengesho habamo kubaha Imana. Imbaraga z'amasengesho zirema ibitariho bikabaho. Imbaraga z'amasengesho mvuze gusenga uburyo byagaragaye hariya hantu kwa Mose, afata inkoni akayirambika ku nyanja igasatukamo kabiri igihe cyambana gitoya. Imbaraga z'amasengesho nzivuze ukuntu uyu munsi wa none, uyu munsi kuba ngiye mpumeka pastor ni imbaraga z'amasengesho. Twavuye kuri ni imbaraga z'amasengesho. Izi imbaraga z'amasengesho zigutuza muri Kigali udafite n'igiceri cy'icumi ukabaho we. Izi imbaraga z'amasengesho hari ikintu gikora, bakakuroga ibihato Imana ikabihatura. Yankunda kubwira abantu nkababwira ngo ntabwo ntuye Kigali, ahubwo ntuye ku ijambo. Kubera iki? Ugiye ukareba imibereho abantu baba Kigali n'ibyo bakora n'imirimo itandukanye bagenda bakora n'ibibabeshejeho, wowe ugasanga ubayeho kubw'icyo Imana yavuze binyuriye muri kwa gusenga. Ntacyo baheraho bavuga ngo wari ukwiriye gutura i Kigali. Ariko kubwo kubana n'Imana no gusenga, Imana ikagenda ikora ibikomeye kandi ikagenda yitamura imbere. Abantu bose bakavuga ngo uriya muntu yarasenze. Gusenga k'umukiranutsi kurarema, kugashira inzira aho itari, kugakora imirimo n'ibitangaza abana b'abantu batashobora. Imana idufashe kandi tugire neza. Iyo uri mu mwanya wo gusenga hari izindi mbaraga. Nigeze kuba nasomye ijambo ry'Imana ngo Yosuwa igihe kiragira ngo ajya mu rugamba, none ngo ari mu rugamba, ngo urugamba rumubana rwinshi, ngo rumubanye rwinshi, ariko kuko yari yasenze Imana iravuga ngo Yosuwa ngiye kumufasha muri iki kintu. Ngo yaragiye ategeka izuba ko ritavaho riri, ngo ategeka mbese amasaha arayafata ayashira mu mufuka mu gihe urugamba rutari rwarangira. Ubwo imbaraga z'amasengesho noneho hari ikintu kimfasha kimwe, ngo mbase inama mu ijuru iraterana, ngo ibona Yosuwa afite abanzi benshi, ngo ako kanya Imana imanura ramforo yiviriye mu ijuru kubw'amasengesho. Haleluya. Ngo imanurira ramforo, ngo Yosuwa abonye abasirikare, ngo abaza ikibazo cyiza, ngo aravuga ngo mbese namwe muri kuturwanya cyangwa muri ku ruhande rwacu? Ngo baravuga ngo twaje kugira ngo tubafashe. Ngo Yosuwa arababaza ngo mwoherejwe nani? Ngo aravuga ngo twoherejwe n'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Iyo uri gusenga uri mu mwanya w'amavuta, hari ramforo Imana igenda yohereza naho ibintu byaba bikomeye biti, ariko Imana ikaguhagarikamo. Hari ikindi kintu namaze kubona, iyo uri mu mwanya w'amasengesho, naho waba utuye mu barozi, naho waba ugize ute, Yesu agiye gusenga ijambo ryiza, asenga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, aravuga ngo ntabwo abisi ntabwo bazemera abana banjye, ngo ariko data ntabwo ngusabye ngo bakure mu bisi, ngo ahubwo barindire. Ariko pastor utira aho ngaho ndafashijwe cyane. Nyemerera ngira ikintu kimwe nkita nkwisabira kano kanya. Ubu tuvuga nta abantu kudukurikira baboshywe n'ibigeragezo byinshi n'amakuba menshi, tukiri mwaya mafuta kuko ngewe ndi kuyabona kandi ari gucuncumuka kubw'imbaraga z'amasengesho. Nyemerera usenga isengesho, usengera aba bantu abarijwe n'ibyaha n'ibibazo byose, kandi Imana yo mu ijuru kundi dukunda. Wumve inshuti yanjye nsoreje aha hantu, senga Imana ikigeni igihe cyo gusenga, kandi usenge wirinda ibyaha.
ubwami bw'Imana buzazi wawe. Turabakunda, turabishimira. Nsengerera bano bantu, ubasengera Imana uko umuka kuyobora. Ubundi dusoze igihe cyatubana gitoya, ubasengere, uzamura isengesho nk'umutambyi, ubingingira Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Wowe udukurikiye, reka dusenge Imana, ariko muri kugusenga ndagira ngo wumve yuko Uwiteka Imana ashoboye byose, wumve yuko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Kandi nagira ngo nkwibutse ngo mbere yuko dusenga, ntacu Imana yavuze ku buzima bwawe kitazasohora. Bizanga bikunze, buri kimwe cyose Uwiteka Imana yavuze kizasohora. Byange bikunde, ijambo ryarambwiye ngo ntabwo ariko bizaba kuba mutegereje, ngo keretse kubava mu masezerano nta mpamvu. Igihe uzaba uri mu masezerano, Imana izakora ibikomeye. Reka dufatanye gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu mwanya w'ijambo twari turi kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Ndagushimiye kubwo mwene data Rukundo, Mana mugire neza kandi umwambike imbaraga. Ndagushimiye kubwa buri wese udukurikiye hano kuri iyi TV. Mana reka ukomeze ukora ibikomeye, ukomeze urengere uyu muntu wari ufite ikibazo cya kansa, uyu muntu wari ufite ikibazo cy'ubukene, uyu muntu wari uri kwibaza kubera ibihe byamubanye ibindi. Mu izina rya Yesu Kristo ndahanura imbaraga zidasanzwe ku buzima bwe. Reka abone imirimo n'ibitangaza, reka umuhindurira amateka, reka umuvane mu cyiciro yari arimo umushire mu kindi, ariko nacyo cy'umunezero, kuko waravuze ngo ibyo tuzasaba tukabisaba twizeye. Les besoins de vos se contre devenir ministanto devenir la doki se fait la bonne vraie ne meze de trace. Uyu wari ugiye gusenya urugo rwe, nawe reka abone kuba mu rugo rwe. Kandi mu izina rya Yesu Kristo buri bintu byose byananiranye mu mbaraga z'abantu, ijambo ryawe ryarambwiye ngo byose birashoboka. Reka abishobore, abigereho kubwira ijambo rihindura ubuzima bwa buri muntu wese, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngo ukomeza wigaragaze kandi witamurure, nciye bugufi ukomeze gushirwa hejuru, kandi amahanga yose akomeze kumenya yuko ari wowe Uwiteka Imana yo mu ijuru. Ngo bana natwe kandi tujye neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wowe utarakora subscribe, wakora subscribe ukajya udukurikirana na like, mukadoreka na comment hepfo uko mwumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, tuzongera dusubire. Shalom, shalom.